Mu karere ka Karongi ukekwaho ubujura yateye icyuma umunyerondo. Maniraguha ufite imyaka 24 akaba akekwaho ubujura yateye icyuma mu nda umunyerondo witwa Moyimana Gilbert w'imyaka 19 ahita apfa. Watewe icyuma yari umunyerondo wacungaga umutekano mu isoko ry'Ikibirizi mu murenge wa Rubengera, nuko aza guterwa icyuma ahita apfa. Maniraguha yari yibye amavuta yo guteka mu isoko rya Kibirizi riherereye mu mudugudu wa Kimigenge akagari ka Kibirizi mu murenge wa Rubengera. Amakuru avuga ko uriya ukekwaho ubujura yibye baramufata bamwaka ayo mavuta, nyuma atangira gutera amabuye mu isoko. Irondo riramwirukaho nibwo yateye umwe icyuma mu nda. Uyu ukekaho ubujura wanateye icyuma umunyerondo ku bufatanye n'inzego z'umutekano n'iz'ibanze n'abaturage yafashwe. Inzego z'ubugenzacyaha zahageze umurambo ujyanwa gukorerwa isuzuma mu bitaro bya Kibuye. Ukekwaho kiriya cyaha nawe yajyanwe ku bitaro bya Kibuye kugira ngo nawe yitabweho n'abaganga. Umunyamakuru Ngoboka Sylvain uri i Rubengera avuga ko bakunze kuba impfu zitewe n'urugomo, kandi mu gihe kitarenze ukwezi hakaba bamaze gupfa abantu 3. Avuga ko hari inzoga z'inkorano yitwa Ibuye. Iyo nzoga ngo iyo bayinyoye barangwa n'urugomo. Ngayo nguko uyu rero ngo yagiye kwiba rero bamutesheje, afata umwanzuro mubi wo kwita atera icyuma uwari umutesheje rwose umunyerondo. Biba bibi cyane rero bihita bihindura isura. Iperereza rero riracyakora kuri uriya musore wakoze amarorerwa nk'ariya. Umuryango wa Nyiramajyambere wamenyekanye avuga ariko hari nashonje wemeje ko imyaka 2 ishize atabarutse. Wanatangaje ko yatabarutse kwa 13 Werurwe 2025 azize kanseri y'amara. Uyu mukobwa yemeje ko mama we yatabarutse amafaranga y'icyuzi yarayabonye. Uyu ahari nashonje yagiye hiti, ariko ajya hiti n'ubundi yaramaze kwitaba Imana. Ari uko kwa kundi umuntu abona akantu nyine akumva tradinze yarangiza akagatangaza muri ubwo buryo. Ati uyu yapfuye ku itariki 16 Werurwe 2025 azize kanseri, ariko video ziwe zamenyekanye ari uko amaze kwitaba Imana. Ntabwo burya yapfuye ejo bundi, ahubwo yapfuye kera cyane kabisa. Ntabwo yarakiriho ngo agihumeka umwuka w'abazima, ahubwo ni kwa kundi umuntu agenda gutya akikorera video cyangwa se akari nk'akantu wakoze, bitewe n'uko muri no minsi ibintu bisigaye bihaza akantu k'ubugoryi abantu bakagakunda cyane. Bose bagize akaraso ubugoryi. Ahari nashonje nta kantu kazima, ariko gusa nyine abantu bisigaye bikundira ubugoryi. Abantu basigaye bikundira ubugoryi bitavugwa cyane. Rero ni hano ngiye gusubikira. Kanda subscribe kandi no konzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro dukora kandi tunakugezaho buri munsi. Imana iguha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima. Share, like na comment ni ibintu by'ingirakamaro kuri twebwe n'abandi mwese. Ciao n'ibindi bikorwa byacu bya buri munsi.